Ngo bisanzwe rero tukaba twaje gusura umugabo ufite ubumuga bwo kutabona, afite umugore nawe ufite ubumuga bwo kutabona, ariko muri iyi minsi bakaba baribarutse umwana utari umwe, umwana utari umwe, urumva n'abana babiri, baribarutse abana babiri ariko bose bakaba bafite ubumuga bwo kutabona. Hari ahantu rero twamusuye muri quartier ye, urabona ko hano ndi kubereka ku mihanda ni ahantu heza cyane, ariko ngiye kugenda mpite mbereka ahantu atuye, ni ahantu habi, ni ahantu hababaje cyane ku buryo ushobora kuhareba ugahita wumva ubabaye cyane. Ati kubera iki rero? Uyu ni Nzinzi Wanzigiye cyangwa se Nzinzi bakunda kwita Nzinzi Show, niwe waje kumusura. Harana amahirwe, ni umugisha, ariko nabwo kuba umuntu afite ubumuga kutabona n'umugore afite ubumuga kutabona, deni bakaba babyara abana babiri, urumva ni ikibazo cy'imibereho, ni ikibazo cyo kubaho. Rero Nzinzi Wanzigiye arasa nk'umutabariza kugira ngo bamufashe by the way. Ubu tuvugana rero ngiye guhita ko mbereka ahantu atuye, twagiye ngiye guhita mbereka ahantu atuye ku buryo wowe ushatse kumusura wamubona. Ni ahantu hatari heza cyane, hatari heza bitewe n'impamvu. Twamusuye rero kugira ngo ufite ubufasha aba yamufasha kugira ngo aha hose ni ahantu atuye by the way. Turakata n'aha ngaha, turakata tugende tumusure. Nka cano ni cano ya Nzinzi Show. Nzinzi Show agenda afasha abantu, ntabwo gufatira mama. Bizaza humura. Uwo mukono wanjye se uranduzi se magumu Gomera cyane. nishimiye rero kukugeraho ufite yanjye. Murakoze kandi. Hashize iminsi mbyifuza kuko nigeze kugusanga ahantu, magusanga naje gusura umuvandimwe, ariko ngira ngo wenda nawe wahatembereye. Yego. Kumbe ni wewe. Yari ngewe bose uri. Sha ikintu cya mbere rero nguhaye impundu, muzo kwevara waye Shabade. Umugabo wabyaye impanga bamwita Shabade. Shabade. Naho umugore aba yitwa Nyabade. Nyabade. Sha nuko rero subirayo n'amahwa n'inkonkwe, nimba babonye nta mahwa ahari uzasubireyo. Nimpamo. Abo ntabwo bakibyemera gusubirayo. Bigoye ariko kuri mama makuru rero ndiye ntabwo nabimenye ko mani wateye inda. Nari nzi kuri siri basaza nkanjye. oya Wumva sha nagize ntera rwose nikora mu nzu. Nutarabibwira abatanazi. Ariko n'abantu batabona twagowe. Bakatubeye cyane, n'umugore yagize kumbeshya ngo umwana turasa mu irugu. Uzazi ko ntareba neze uko abana n'abawe. Oya nabangirika Nibyo rwose. Nibyo rwose. Rwose pe. Babyaye inkumi nanjye mbyara abasore. Uwo twabaye ba mwana. None se ubu madamu yabyariye se? Yaya Kacyiru. N'ibitaro bya Kacyiru. Yabyaye Ya neza. polisi. Yabyaye neza batari. Oya. Abayobozi bwa polisi baramubaza. Ariko ibyo bibaho. Impanga ziragoye. Yego. Nawe kandi nawe iyo washyikiye ntuvugahoga nyine ubwo batikuye biraba Uraguma ukagiye. ni ukuri rwose pe. Yego. Byaranshimishije, navuga reka nari namwe nze ngusure. Ubwa mbere ngeze muri izi quartier, akagari ngo ni kitwa Kagari naka kamutwa. ariko nahageze umutara arambwira ngo bari gukabomora. Bagiye kuvugurura. Bagiye kubaka etaje. Yaje ubuzima busanzwe gusa babaye utafite yanjye. Je naguherukaga wiga muri Siyingi. Wa mugabo rero nawe nunda baraca umuntu aranyarukira akahigira. Birahanga. Umaze kubimenya se gukora amasaha? Yego. Ku buryo umuntu yakorangira nk'akazaruka gakora. Bikomeye cyane. Ari natangiye no kujya mbi. Nibyo.
uzi ko nzakurangira nzakonegita n'umukire ahantu njya gucurangira te sauna nako bafite bya masaha ariko nta bakozi arabona amaye ahubwo no kugira vuba yewe madamu yitwa ndetse madamu yitwa ni mbabazi cyane wangerejwe sha kwijwi cyumbwirisha kuri telefone nyine wa mugani byagiye baze gucanga amakanda irahari mwana uzi kuri phone ukuntu buturika ari n'akantu wantazaye yewe nazana urutwe gusa se sha nazanye inkangara nshuti yanjye nazanye inkangara ahubwo rwose zana murabanza yitamo akantu abanza agire n'ibintu reba umwana uhamagara ahubwo umutume rwose akantu we noneho reka mbanze iyi note si nyanza ya mwana inote reka tuyibaze kamera reka mbanze nguhe ibihembo by'ababyeyi bimbaye komera cyane iyi ni inoti ya gitanu komera ibyo ni ibihembo by'ababyeyi ntuyanywe mubyeyi nayo uze kuyaguramo rwose akantu igikoma cy'umubyeyi aka ni agakoma utaza kwimura dondo ubwonko ukaba nkasarize ndamwerekana ijyaho mureberera murakoze cyane ntabwo nari kuzana urutwe gusa uri imfura cyane ntabwo ndi kumva ibyanyu oya nta kibazo niba wabyumva turi kwiganirira ni inshuti yanjye yabyemeye gusubirayo se ni inshuti yanjye nzasubirayo noneho kabasha nta mahari turi ku muzi muntu wera zumba nawe warutse mwiza tuje kubyinire uwo mushyitsi waratugana bazana imyase batana igejito bakomara imbeho wera iyo ni indirimbo ya rugamba tuje ku muzi muntu wera zumba nawe barutse beza tuje kubyinire uwo mushyitsi waratugana rwose tubahaye impundu murakoze cyane kabisa amagabo avuze impundu avuga ibyato ivuga ibyato ariko rwose tuguhaye impundu dore rwose na mama ari kubyumva ni amashema harya amahirwa disi ariko uragahora uhirwa iyo ndirimbo ndi buyikuririmbire rero muvandimwe nanjye ndashobora ko uzamenya aho mbuka hagera abantu bajya batekereza ko abantu bafite ubumuga bwo kutabona tudashoboye ariko nk'ubu usanzwe uri kwitegura kujyana ibihembo n'amafunguro mu gihe none se umuntu uvuga ngo kandi urateka nanjye banze guteka kuri gaze nje maze kurya ibiryo nitekeye rero ntabwo muri Kigali no kuba byonyine ubasha kuba ufite umutima w'urugo nawe umunyamabanga wawe ukurikira ibanga buryo ukabishobora muri Kigali ni ukuri ubura umuntu w'umugabo kandi pe mano kerera umuntu w'umugabo kandi rero uzakomeza intambwe ukomeze ube umugabo umugabo ntabwo ari ipantaro gusa no kumenya inshingano rero birashimishije kuba ngusuye kandi wasanze uri amahoro ntungaye imisaya oya ntabwo nabikora rwose inyarwanda bavuga ngo ukoresha ingufu n'abaguhisha indende burira n'ubutaha ninongera kugira uko nigenza nzaza kwita umwana izina oya humura mu mwanya gusa uba waye shabade uri shabade kabisa Emmanuel wagize imana iyaguhanze yaragutatse yaguhaye umutima mwiza tiburize uri umugabo udasanzwe yewe mbabazi wagize imana iyaguhanze yaragutatse yaguhaye umugabo mwiza Emmanuel wacu
genda muzi ni umugabo udasanzwe azakurinda agahinda ahubwo aguhunda urukundo azakurinda ejido ngo ahubwo akugurire nido azakurinda amakofe ngo ahubwo akugurire agakofe oya ngwino urate ubu nafashe kandi inota bya remineri yewe yani byo rifata uryumve remineri n'urundi curangana na do Manuel wanjye kiburize uri umuntu udasanzwe bazakurinda agahinda ahubwo aguhunda urukundo ahubwo rero sinumva se nawe ntabwo uri mu kugenda oya biri kugenda biza ibyo fata rya nota rya ramineri nanjye rwose ahubwo kuzajya gutya nkaku oya uzajya uza terana inkunga ibyo nshoboye mbikwereye wafashe ramineri igihe utaba ryicuranga ryonyine gratoma ujya muri solo yahanejura ko nimwumve mu nzira yemwe urukumva nimwumve mu nzira yemwe tujyane nimwumve mu nzira yemwe nimwumvise gatoya nimwumure umugantere muhumure umugantere nterirwe mukire babwire uko namukunze Manuel we bizaza nshuti yanjye ubwo ubasha gufata iryo nota abantu benshi ndabigisha pe nawe mwemereye inkunga yo kuzagutoza ibyo wunze byose kuri gitari urakoze cyane kandi ukazabimenya igihe gitoya murakoze rwose ntuzatinanga oya ntabwo nahita urabizi ko soko wacu ni rujindi ntigeze atinanga oya ntabwo ugeze ntuzatinanga rero uzayikunde kandi uyihe umwanya gitari n'urugendo rurerure ariko nizeye ko nzagira urabizoza umugani w'abashinga nawe none se ubuzima busanzwe iyo uvuye muri singa hariya kari kantu ushugurika kaguha se basi igihumbi sha mugabo rero ubu ngubu nta karaboneka akanya rwose nabwira ko nta karaboneka rero buriya no gusenga ujya usenga no kuba wagize amahirwe yo kugera muri iriya nyubako uriya mumama nshaka kuzaza nkamushimira kuko hari igikorwa cy'ingenzi yakoze numva nzamushimira nubwo ntigeze mpiga ariko kuba bagenzi banjye batagumye iyo ngiyo byibuze akabageza ahagaragara ukaba ubasha kwikodesha inzu nk'iyi muri Kacyiru bakeya hari abantu batabasha kuhagera nshuti yanjye kuba utabona ukabasha kubona iyo nzu ukabanza kuzamuka uriya muhanda ukagera kuri Singi iriya nyubako harya si yahoze ariyo yakoragamo Igihozo supermarket ubu hitwa ngo iki se nibyo ubundi kuri yitwa Lopawu kuri Lopawu nayo ni alimentaire supermarket ndahazi hari mu gikari restaurant yigize kunywa isosi y'igihumyo niba isosi bari potage rwose hari ahantu hari n'ubu birashoboka rero nukuri ndagushimiye n'umudamu wawe munsuhurize buriya nava mu bitaro yageze mu rugo nzabasha nzi mbasure noneho muri hamwe ari kumva kandi pe uti barakwishimiye nka Nyabade tuzaza guterura rwose bari kumva neza muzazi bizoza rero muvandimwe barabizi ibyo muri Kigali bino minsi ntabwo byoroshye dore ubu twaje ariko uzuba ariko umwanya wabona imvura idukubise kanya kabura kaba karaba rero nagira ngo
dutandukana ariko atari ku mutima ni ku mubiri wenda mu nda nibusangije ntibikabe byo gutandukana ku mutima. oya ni ku mutima tugomba kugumana pe kandi jewe nkunda bagenzi banjye bafite ubumuga nk'ubwanjye ndabakunda cyane kandi numva mbafitiye igishyika n'abandi ndabakunda ariko byagera ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona bikarusha ko ni umuvandimwe wanjye cyane bita abavandimwe wanjye b'amaraso niyo mpamvu nshaka kuzategura nkabiganiraho n'abantu bakeya ariko nkazaza ngashimira uriya mubyeyi yakoze igikorwa cy'indashyikirwa ubuse ni bangahe wabonye ari umuntu w'igitangaza ariko kuba dufite abakire benshi muri kino gihugu kuba atabasha gushinga ikigo nka kiriya ngo ahugure abantu bafite ubumuga reba urwego mugezeho murajya gukora massage abantu mu mahoteli anyuranye nzaguza n'umukire hano ucurangira azaguha akazi pe nta kibazo kabisa nta bagabo bahaba gusa ari abakobwa gusa kandi abantu baba bifuza wenda gukorerwa n'umugabo ibyo rwose komere rero nanjye buriya ndi kugerageza ubu mwangiye kujya gutarama uyu munsi ndataramira igikondo kuri niyo parizi z'igihumba njya mwumva ngiye gutaramira mu mwanya biragenda neza cyane mwese nzi mu buzima busanzwe ingorane yagize mu kubyara abana ni babiri bimeze bite ntabwo bamubajije kugira ngo umukorere n'ubufasha kuko iki kiganiro baraza kukira ari benshi uragishyira muri groupe y'abatishoboye y'abatabona kugira ngo kuko ndagira ngo umusabire bamufashe cyane buriya tugira n'ibigo Manuel nubwo nyine navuga ngo uzashimire uriya mubyeyi ariko se muri RUB uba muri umunyamuryango wayo none se hari amakuru hari ikintu ujya ubona bashobora kuba bafasha umuntu w'umunyamuryango nanjye ndi umunyamuryango ariko gusa ari ikintu bafasha kamane ntacyo bajya baguha inkoni se basi yabo ndafata ndakajya ibaze ugira ya karita yabo none se inshuti yanjye ubwo urumva ubuzima bwo muri Kigali mukodesha kubyara impanga umudamu wawe nawe afite ubumuga bwo kutabona urumva rero ni ibintu biba bitoroshye tugira nyine imiryango ivuga ko ifasha abafite ubumuga irahari pe gusa ntabwo kuba wibarutse impanga nta gahunda ihari yagenewe ibyo bintu ariko buriya akenshi igihe njya nkunda kuvuga nti tuba dukeneye amaboko uko byagenda kose tuba dukeneye amaboko kuko ntawigira urabizi ni nk'igiki se wenda ari nk'umuntu ufite uburyo ufite ubushobozi cyangwa se iyo miryango idufasha uko bose barakurikira amakuru baba bayafite ni nk'icyo wakwisabira umuntu yaba abayobozi cyangwa se abaterankunga bacu bashinzwe abafite ubumuga mu nshingano uriya mwana se suko aracyari kwa muganga kandi mani biba bikaze cyane ko kwishyura iboro by'ibitaro se mufite mituweli biragoye ndabizi ariko nyine iyo ugeze hariya se hari wagira ngo ntabwo iba igikora neza kuko ubushobozi bwawe bugize cyane bijya hejuru n'ubundi hari imiti iba yaragenewe mituweli ibindi umuntu akigurira ibyo ndabizi urumva ko ubufasha waba ukeneye n'ubwo kukunganiza kabisa abantu rwose bafite ku mutima bagira batya ni impanga ebyiri babyaye z'abakobwa kandi bavutse batujuje igihe bari muri akuveze inogarafi urumva ko bwose ari ikibazo muntu ukunda nzinzi wazigiye muntu ukunda ibikorwa byacu usanzwe byafite ubumuga uyu muvandimwe yitwa Manuel urumva ko afite ikibazo yabyaye impanga zitujuje igihe bamushyira muri ibyo byuma bimaze nk'iminsi umwana ariko abana babiri bari kugenda batoraga mitende urumva rero akeneye amaboko yanyu uwabishobora rero yamufasha yamutera inkunga kandi ubu ni umuco nyarwanda wavuga nimero yawe mu ijwi riranguruye mu ijwi rirerire
ku buryo n'uwagira ikintu ashaka kugufasha abinyura kuri nimero yawe ikubaruyeho 079 1 2 inshuro 3 04 3. ni byiza kubabwira nomero ariko mu ijuru ryawe wabwira ikibazo wagize n'icyo wifuza. Nkuko uno munywanyi yari yabivuze Nzinzi, nagize umwana twabyaye nyine impanga ariko tuzibyara zifite amezi 7. ubu byasabye nyine ko bajya muri neography kugira ngo babashe kuzifasha ibihaha kuko ntabwo biba bitarakomera neza. Ubwo rero urumva ni ubushobozi buba buri hejuru cyane, dushobora kuba tuzamara wenda nk'ukwezi, kandi urumva nta kwa muganga murabizi ko ari ukuba wishyura buri munsi buri miti yose, kandi urumva umuntu nta kazi aba aragira ku buryo yakifasha icyo kintu cyose wenyine. Rero ari nk'umuntu ku mutima mubifashijwemo n'Imana, ari ukuntu mwamfasha rwose mukanyunganira ko nyine y'amaboko yanyu muri kino gihe ndetse n'ibindi bihe biri imbere byose. Icyo utasobanuye, umudamu wawe nawe afite ubumuga bwo kutabona? Yego. urumva mufitemo nk'igihe cy'amezi 2? Dufitemo abana birashoboka nibabona wenda ibiro bigize ushobora kuvuga mugende. Ariko ntekereza ko ari nk'ukwezi gutyo, binarenze ibindi batubwira. Komera rero, ndazi ko abantu bakurikira Nzinzi Wanzigiye ni abantu banyuranye, n'ubundi wagira umutima wo kubikora yagera kuri ya nimero yawe akongera ukayisubiramo. 079 122 20 43. Yakoze cyane. Yego nawe mwakoze cyane.